Yego wabonye imihanda mu Rwanda se uko bimeze ko abantu bo mu Rwanda bari gutama inkuru noneho byabaye hatari kubera amajwi nasohoye y'uriya mugore wari uri kwikinisha ariko mbahisha uwo ari we bita ku mihanda baratanyangwa ni Mama Charlene abandi ngo ni Pastor Mutesi ni hatari ariko aho bano bagore bahuriye nabyo mpamagawe n'umuribu ufite dosiye yanjye rero muvandimwe ubundi sinteze kubishyira ku karubanda ibyo ufite byose ubona byandengera muri izi nkuru tumaze iminsi dukora ndakwinginze sayidira buri kamwe kose ukanyoherereze niyo mpamvu niba ari n'ibyaha ngomba guhanirwa ngomba kubihanirwa ndi mu Rwanda kugira ngo umbere ikiraro cyo kunkiza nkizirya none ndakwinginze rwose ribi rampamagaye kandi simfite gahunda yo kuba nayisuzugura Shimi umeze neza nabonaga wabaye nyine uri kumbwira uti kuki wanshyize mu bintu ngo ufashe kariya kagabo warangiza ukabivamo birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. Mbega pastor bakimara gufata Ezekiyeli Rukundo ni wowe uzategeka icyo bagomba kumukora. Aba bantu babiri yego mfite aho mpurira nabo inde nande Ezekiyeli na Pastor Mutesi yego ni hehe Slim Jesus. Yes, mbahereza ikaze bakunzi bacu mbasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese imande n'imande zitandukanye azigihugu ni kumwe na Pastor Justin. Twatumaranye igihe kinini tutabonana ariko uyu munsi twahuye. Justin umeze gute? meze neza cyane. Meze neza cyane. Ndashima Imana. Amakuru ni meza. Twinjira mu kiganiro neza na bintu byinshi. Kiganiro uko tugiye kucinjiramo. Yego. Katubanze twuveho gato nk'ubugambanyi bwarakozwe. Yego. Noneho abantu bahite bakuramo ibyabo. Yego wabonye imihanda mu Rwanda se uko bimeze ko Kanze gato. Yego wabonye imihanda mu Rwanda se uko bimeze ko bimeze nabi abantu bo mu Rwanda bari gutama inkuru noneho byabaye hatari kubera amajwi nasohoye y'uriya mugore wari uri kwikinisha ariko mbahisha uwo ari we niba mbabwira amazina gusa bita ku mihanda baratanyangwa ni Mama Charlene abandi ngo ni Pastor Mutesi ni hatari ariko aho bano bagore bahuriye nabyo ntizirya none Abaretse gato. mpamagawe n'umuribu Abaretse twanze ufite dosiye yanjye Ndetse tukayatambura. kubera ko maze iminsi nkora ibiganiro abona ko mfite gahunda yo kuba nakwitaba ribu mu gihe yabimpamagaye mpamagawe n'umuribu ufite dosiye yanjye kubera ko maze iminsi nkora ibiganiro abona ko mfite gahunda yo kuba nakwitaba ribu mu gihe yabimpamagaye rero turavuganye mwemerera yuko kuwa mbere ngiye gushakisha tike hanyuma ngatega nkajya mu Rwanda rero muvandimwe ubundi sinteze kubishyira ku karubanda ibyo ufite byose ubona byandengera muri izi nkuru tumaze iminsi dukora ndakwinginze sayidira buri kamwe kose ukanyoherereze kuko byanga bikunda nshobora kugenda ejo nimugoroba mu gitondo nkaba ndi mu Rwanda. Yes. Nkareba ko nahandoringa ibyo byayo mavideo kuko njye ntago nifuza kuzajya njya mu Rwanda ngo ngende nikandagira ngize gute. Niyo mpamvu niba ari n'ibyaha ngomba guhanirwa ngomba kubihanirwa ndi mu Rwanda. Ariyo mpamvu ntasuzugura amategeko. Rero ndakwinginze icyo ufite cyose ubona cyandengera nicyo ngomba kwitabaza muri ribu gusa ukimereze ntabyo nteganya gushyira ku karubanda hanyuma Imana iguhe umugisha nk'uko yaguciyemo kugira ngo umbere ikiraro cyo kunkiza nkizirya none ndakwinginze rwose ribi rampamagaye kandi simfite gahunda yo kuba nayisuzugura. Iri jwi riri kubwirwa Mutesi. Yego. Kugira ngo abantu babyumve neza. Uyu ni umwe watangaje ko yari kwica Ezekiyeli. Yego. Ari we Papa Charlene. Rero pastor ndi mu kazi ariko mva nkubwire iri jwi ritanga ahantu aho ariho hose kandi mfite n'irindi nuko buriya wambabaje gusa jewe ariko mfite n'irindi kandi ryagufasha rwose. Ntaho wigeze ugambanira umuntu, ntaho wavuze kwica umuntu cyangwa kuvusha amaraso. Oya, ntaho.
wansabye gushaka uburyo Ezekiyeli yafatwa agasibishwa ibiganiro agacecekeshwa ku izina Pasiteri Mutesi Aimé Dansiyene. Iri jwi ndariguhaye rizakora aho rizashoboka hose. Nibiba ngombwa njye mfite gahunda yo kuza mu Rwanda mu kwa 11, bibaye ngombwa igihe icyo ari cyo cyose na RIB cyangwa n'urundi rwego aho rwampamagarira, nashaka uburyo niyeranja nkaza. Humura rero, nta muntu wagambaniye, ntaho wavuze kwica, oya. Ntunirirwe wisobanura byinshi kuko ninjye twavuganye kandi ibyo twavuganye byose ndabifite. Tegatega imitego nk'ubu wakubaza ngo uriya mugabo witwa ariko nanamushubije sinzi impamvu atumvise. Namubaje ko tatari nge waguhaye iyo video uri kuvuga kuri kureba. We wayihawe nandi. Sibyo? Ubundi umuntu yemerewe kuba yahisha location y'ahantu akura amakuru. Sabyemerewe Cyane niko kuri. Rero niba mbyemerera impamvu yo kumpata no kunshyiraho intuza ngo ninge watangije ibyo bintu. Yego. Jewe nazanye audio. Nizo natangaje. Ndanababwira nti n'ibindi bimenyetso birahari harimo na video. We waravuze ngo harimo na video. Ibyo bintu rero abibaye ngombwa ko bigezwa urumva mu babishinzwe. Ubwo umuntu yavuga ati dore video nayikuye kuri runaka kuri runaka. Kanabereka n'uburyo video wayakira. Ariko ubu ngubu hari ibintu bikiri mu ibanga kuko umutego mbona bashaka kuntamo nuko nemeza ngo nizamutese. Ariko nasohoye amajwi avuga ko video atari zamutese. Nasohoye amajwi avuga ngo yego ndagira ngo ntange sinyari yakaga y'ibyo ndi gukorerwa kugira ngo mbumvishe ko ibyo bifata bakohereza bigera kubo babihaye natwe bikongera bikagira gute bikatugarukira. Yego. Nubwo buryo nabisobanuye. Rero abanyamakuru n'abantu bose nibo bagiye kuvuga ko ari bya Pastor Mutesi. Ariko nge ntabwo navuze ngo ni bya Pastor Mutesi. Bamwe bakavuga ati amajwi uko tuyumva ni Mutesi, abandi ni Mama Sharirene. Bahera muri urwo rungabanga ngero bagashaka kumpfurikanga banzana mu tuntu tw'amacenga yabo kugira ngo bituke kuri. Ariko nabizo video barazifite kujya ku Rugendo TV. Oya ni nkuko nanjye numvise bagiye no kumbaza kandi burasinkunda ibintu by'itangazamakuru ngo nemeze ko Pastor Mutesi yashakaga kukwica. Urumva barashaka ko ubyemeza. Ndababwira nti no mu biganiro no mu cyo navuganye na Pastor Mutesi mu gucecekesha Ezekiyeli nukumukuraho iyo kamera igasiba ibiganiro byose. Ariko bo niyo bakora uba wumva ko bashaka kugira ngo bemeze ko Pastor Mutesi yashakaga kukwica. Kumva rero ibyo byose uko bagenda bagutega imitego bo bashaka kugira ngo uvuge ingingo iyo bashaka kuvuga. Kubera ko nanze kwemeza ko ari Pastor Mutesi nibwo bahise bahindukira bagaruka kuri biriya bintu by'uriya Aburahamu yaciyeho nk'uko nawe wanyandikiye. Urumva ntawe unyandikira sinarinzi ngo urinde uri mwene ndetse ese muri make usibye ko warambwiye ngo ndi Papa Sharirene. Yego. Kanambye ati n'amazina yanjye nyakure si ngombwa ko nyakubwira igihe nikigera nzagera gute nzayakubwira. None se nk'uwo muntu wananirwa kumutega amatwi kandi ibyo ari kukubwira ari iby'ingenzi kuri wowe. Njyewe ibintu nemera no guhagararira urabizi ko nanakubwira ikintu cya mbere njyewe igitumye nguhamagara nshaka ko Mama ye guhisha umubare w'abagabo yashatse uwo sina nawe utinda ahubwo ye guhisha abana bacu ejo umugabo ushaka atazaba gutora abana cyangwa buri mugabo azavuga ati uyu mwana n'uwanjye bigateza ikibazo bizi papasi. Naho ngaho twanahereye nuko naho abantu baba bashaka ibindi. Nese uwo mugore waguhaye izo video ukikubwira ngo afite video ya Pastor Mutesi n'ubundi niwe wari waguhaye ziriya. Yego rega azimpa yarambwiye ngo umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe. Uwo mugore uziguhaye
muricara mukabavuga yego ra bakigurutsa bakigira gute ariko umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe ubu ntiwumva baba bashaka kugira ngo uvuge uwo muntu kandi mu by'ukuri afitanye ubushuti baba bafitanye ubushuti na Pastor Mutesi yego hari n'igihe Pastor Mutesi ataba afite amakuru y'abantu bari kumutangira ibi yego oya ikindi urumva nkanjye bambaza gusibye ko jye nahise nanabavamo bambazaga bagira ngo nshinje Pastor Mutesi urumva nyine barashaka ko tumushinje ariko ntabwo tuzi ngo barashaka tumushinje nawe bagashaka ngo ushinje ziriya video ariko mu by'ukuri video niba ari za Pastor Mutesi nongere mbisubiremo ubwe azaho zaturutse kugira ngo zingereho Ezekiye reka nje nkubwire mu buryo nzimo Pastor Mutesi yakora ibindi bintu ariko Pastor Mutesi kuzafata ukuboko kw'akazamura imyenda yambariyeho akifata video y'urukozasoni ntabwo nari nageraho mugumva kuri Pastor Mutesi ntabwo Pastor Mutesi nzi wenda afite intege nkeze nk'umuntu ariko hari ikintu nshaka kugira ngo tuganire yego iyo umuntu aguhaye video akakubwira ko ari umuntu cyangwa bigira amakenga yego muri zimwe mu mbungenge nagize nizuka mpaye video zigaragaza ubwambure bw'umuntu uburyo ari kwikinisha ariko zitagaragaza face y'umuntu ndavuga ni zitagaragaza face y'umuntu uyu muntu arashaka yego ndavuga nereka nkora ikiganiro nari nibere no mu kiganiro bisanzwe niwe uwo mugore uba mu Bubirigi ni mu Bubirigi ni mu Busuwisi hari umugabo uba mu Busuwisi uba muri riya ajyano afite kode itangizwa na kangahe ni yakode ya kangahe prisi 41 41 banza byansaba kureba kuri kalendari 44 ni mu Bwongereza 32 ni mu Bubirigi nabonye ya nambo uwo mu Bubirigi we yayimpaye umusibesho arambwira ngo durindi video nanjye mbonye ya Pastor Mutesi ni umugore wayiguhaye ni umugabo we ni umugore noneho uwo wakuborotse niwe wari waguhaye iriya video ya mbere niwe wambaye iriya ya ni nayo mpamvu cyagiye wampamagaraga umbwira uti mu by'ukuri izi video ntaho zihuriye na Pastor Mutesi nibyo ngibyo yacyari mu kiganiro Ezekiye mu ntege nziza Pastor Mutesi nubwo ntamuzi cyane ntago Pastor Mutesi muzi hari ibintu bibiri ntamukeka nje ntabwo mbimushinja ibyo bintu rwose nanjye ariyo mpamvu nakoze ikiganiro nabo ndi gutanga sinyari urumva y'ibyo ndi kumva ndi gukorerwa umuntu wese uri bwumva ibyizi video sorry ibyaya mawodiyo we niba ari nyirubwite nyirayo araza kwiyumva noneho bamenye uburyo bakwiriye kwirinda no gutambagiza ibigendanye n'ubwambure bwabo babuhereza abantu batizeye ntago wamentioninze izina kuko nanjye warambwiye uti ntabwo mu by'ukuri izi video ntaho zihuriye na Pastor Mutesi yego narabikubwiye ndabizi nanjye reka nkubwire Ezekiye genda umupagani urabizi mbikubwira buri gihe nakoze icyaha cy'ubusambanyi ndagihana kuko ari ntabwo Pastor Mutesi ko yazamura amaguru ngo ntabwo byashoboka yirinze kubwira abantu umuvuganzi ugeze mu muyaga ari kenshi reka tuvugane umuyaga ugize nta kibazo n'ibyo none nukora bimeze yego so nandi urumva ayo majwi ahari ni amajwi y'uwo bita Ezekiel urumva
ayo majwi tuze tuyahuze n'andi majwi dufite hano nimba n'injye uri buyagukinire. ubu rero njye ndifuza ko iki kiganiro tugiye gukora n'ubundi turakora icya kabiri, ariko ikindi turi bukore ni ikindi nkuru itandukanye n'iyi. ariko tubanze twumva ayo majwi yandi, tukamanza nyakumvisha nanjye ndafite. yego utagira ngo nawe yafite wenyine, nanjye mfite ibyo ngomba kuguha. hari amajwi, muri ayo majwi wumvikanishemo ko uwo mugabo yari ari kuvuga ngo ntabwo Pastor Mutesi yigeze ngo amutuma kwica. reka nze mwumvishe ayo mfite hano. shimi umeze neza, nabonaga wabaye nyine kumbwira uti kuki wanshyize mu bintu ngo ufashe kariya kagabo warangiza ukabivamo. By'ukuri amafaranga 160 ntabwo nyabuze pe. Birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye. Ibaze kihari twumvikane, umushumba ntegereje igihe gitoya yazihana cyangwa ntanihana, ariko Imana ikamugiza mu bundi buryo hashingiwe aba bantu babiri, yego mfite aho mpurira nabo, inde nande? Ezekiyeli na Pastor Mutesi. yego ni hehe? Ezekiyeli ni inshuti yanjye, Pastor Mutesi nawe ni ni inshuti yanjye, akaba n'umubyeyi wawe. ibyo narabyifuje ariko ntiyabyemeye. yego yarakwihakanye. ntago yanyihakanye, nta n'ibyo numvishije abyihakana, yego ariko njye narabimusabye, ariko nta relagisi yarakora ko yambyara. urumva? yego ariko twese dushingiye kuri social media hano, yego nta muntu n'umwe nkeneye kubamba cyangwa nifuza ko yafungwa. yego ariko biba bije kugira ngo bigire nk'umucyo bigira ute bitanga. by'ukuri kuvuga ngo nta zina rya mentioninzu, none kuki thumbnail zose z'ibiganiro byakozwe habaga hariho Pastor Mutesi na Mama Sharirene. yego ibyo abantu ubundi iyo wanditse titire ugashyiraho na thumbnail biba bishatse kuri kubwira abantu ko ibintu uri kuvuga inkuru irimwe aho ngaho ari iy'abo bantu bagize ute babiri barimwe aho ngaho. icyo kintu si cyumvikana kuvuga buri mu buryo butatu. ushobora kuvuga uca amarenga, ukavuga wandika, ukanavuga ukundi kuvuga nyine. ibyo bintu nizere ko baba babizi kandi n'abize nabo barabizi. ikigaragaza inkuru ko ari inkuru ni iki? nuko nimba mfashe Justin nkamushyira kuri thumbnail, ashobora kuba ari uri gukora icyo kiganiro. nimba mfashe Mutesi nkamushyira kuri thumbnail, ubwo bivuze ko nimba atari muri icyo kiganiro ariko namuvuzemo. nimba mfashe ifoto nkayishyira kuri thumbnail ya Mama Sharirene, niwe ndi kuvugaho ibyo bintu. noneho rero ibigize inkuru byose byerekanaga ko ayo majwi ari aya Pastor Mutesi na Mama Sharirene. ibyo tugikiriyatinge muri ubwo buryo. Mutesi uburyo kiyatatswemo, wabonaga ko ari kwatakwa ariko mu buryo butanoze kandi budafitiwe ibimenyetso. sibyo? aho Ezekiyeli atubwira guti rugana intwari ndamuzana, birangira biheza ahantu ho mu kirere, uti bamunyibye, uti bageze ute. ntamubaza utese ninde wagutumye urugana intwari? uri ribu? yego uri zihe nzego zagutumye uwo muntu? rugana intwari afite nyina, yego afite bashiki be babiri, afite murumuna we n'izindi nshuti bakoranye muri caguwa. abo bakagombye n'abantu barubanye bakagombye kuba bakwiyambaza inzego. nimba rugana intwari yaragize ute? yarabuze. yavugaga ko bamutambyeho igitambo akanabyerura ko Mutesi yamutambye. muri live yabaye nimugoroba wo bita Ezekiyeli yavuze ngo rugana intwari ngo yazamwe mu Rwanda ngo bajya kumuvuza ngo uburemba. ibyo nabyo nyine Ezekiyeli nta gihamya bifitiye. nicyo nakubwiraga. njyewe namwatse video ndavuga uti muwo mupuri wa Pastor Mutesi, yego ndere ngira ko nikorera. nuvuga ngo nashakaga kuvuga kureba nimba Ezekiyeli koko ibintu ari gutangaza bifite ireme. yego mperereje nsanga n'uwitwa Pastor Claude yahawe amajwi, ntago yigeze ahabwa iki video. nimba batazi ko amajwi editingwa, nimba ibyo batabizi ntumbaze. baravaga bakoze iki? urumva? rero none se ariya majwi no kuvuga ngo umuntu w'umukristo ntago yakagombye gukina iki ariya majwi. yego
ntekereze ko rero ibitekerezo byose Pastor Mutesi yatekereje yaba ari ugusibisha ibyo biganiro urumva ko habayemo ubugambanyi abantu bagambanira Pastor Mutesi ari naho mbwira Pastor Mutesi agira ubwenge bw'inshuti icyambere afite urumva agira ubwenge bw'umujyanama afite kuko abajyanama afite uhereye twatangira inkuru za Pastor Mutesi bigaragara ko bagiye bamuroha kandi bakamuroha mu nimba ushobora kuganira ikintu n'umuntu kigahita kigera hanze urumva ubu uyu munsi wa none video ntagarize kuko wazihaye Ezekiyeli yaragambiriye ahubwo kuroha Ezekiyeli kandi Ezekiyeli ibintu narabimubwiye sinzi ukuntu wenda mfata kwa sinzi ukuntu amfata uwo muntu se ntabwo yaba yaratumwe na Pastor Mutesi nk'umutego ntago ari byo kuko Pastor Mutesi yaratumye ibi bintu uwo muntu ntago yari gushya ubwonko ahubwo Pastor Mutesi uravuga ngo hari umuntu ushaka kumugirira nabi wibuke nimero yigeze atangaza yo hanze imutera iki ubwo uyibuke none Ezekiyeli bamwohereje ikintu ngo nuko kivuga ngo nka Pastor Mutesi urumva wagishyize hanze kandi amatamuneri ni ibintu babije views zabuze papa content zabuze zashize kandi yari amajwi aremereye ku muntu wari wese yari inkuru urumva noneho uzi ko nge nanapereje ngo numvemo nk'agace ka Mama Sharirene ndakabura nanjye narakabuze urumva noneho ibyo bintu arabifata uwo muntu amwumvisha ukuntu Mutesi na Mama Sharirene bose bamuhuriyeho iriya nkuru imeze nka indi ya buri kantu yego minsi yashize buri kantu nawe haje inkuru hanze jewe nabonye video nkajya mbona niwe kandi wabonye undi muntu basa noneho bavuze ngo buri kantu ntatoboye mbona wamujyama nawe ntageze ute waratoboye yego urumva mbona yambaye amaherere ahubwo nyuma yaje kudusharinga na website nyine yo y'uwo mugabo turamubona wanyawe none urushobora kwibaza n'aka kanya nekeza ko ari nk'umuntu ushobora kuba rero aya majwi urayumvishije harimo ko Ezekiyeli avuga ngo njyewe nakoze amajwi ndayabaha ariko utekereza uyu mugore wanyohereje iyi video utimbigiraho amakenga atagaragara mu maso kuki atagize amakenga noneho yo gusohora ibi bintu Ezekiyeli iyi ni inshuro ya kabiri wumvishe ko yitabye muri ibo nimba ari byo koko yego ntago byamugwa neza ubwa mbere yavuze ngo Papa King akorana n'imyuka mibi ngo kandi afite iki ibimenyetso Papa King amujyanye muri RIB ahamagara umuntu witwa Karara aramubwira uti mpibimenyetso bya bimenyetso Karabuti nta bimenyetso ngize nte mfite mbere icyo gihe yari yavuze ko afite ibimenyetso bya Papa King Ezekiyeli ari muri RIB abona nta aburi iki ibimenyetso nuko habaye haba papa n'abamama harimo ba Brigitte Bishop Brigitte harimo ngire ngo na Pastor Claude harimo ngire ngo na Ntambara Saturday babungabunze Papa King baramubwira uyu n'umwana agira gute mubabarire ariko uri kumva tebo bari bariho Ezekiyeli wagize ute wayishyuye yego ahabwa imbabazi ikirego kiva hehe muri RIB ako kantu kagombaga kumubera iki isomo agajya atangaza ibintu avuga ngo wenda nazira kuba nasakaje amajwi urumva yanabisabira imbabazi ashobora no kuburana agakatirwa igifungo gisubitse sibyo ariko adashizemo amajwi avuga ko afite iki na video yego uri kubyumva rero Ezekiyeli kuri space yavuze ngo uyu mugabo Papa Sharirene yego niwe wampaye iyi video ni nawe wamburiye ko bagiye kugira ute kunyica uyu mugabo yabwiye Godfather ko ibya video ntahahuriye nabyo hano muri aya majwi wumvishemo ko uwamuhaye amajwi ari umugore uri muri Australia nimba atari hehe noneho uwo mugore nawe yamuborotse mu gihe we yari yazanye Papa Sharirene ngo avuga ngo nawe aha hantu rero nibyo njya mbabwiye nge iyo ndi kuvuga ibintu mbona mfitiye ibimenyetso kwa turi kode twawe mbivuga nemye kuko igihe cyose nkugiriye inama ntiwumve twese turi abagabo turi bakuru turi n'inshuti buri ukimara kumva ari amajwi ya Ezekiyeli ari kuvuga ngo umva ya majwi rero nayarekuye ari gusaza abantu i Kigali bari kugira ngo ni Mutesi kandi nagize gutya arira mugore ntaho bahuriye nabyo
kandi urumva ku giti cye kuri Space Ezekiel we yavuga ko atabizi neza ariko urumva ko arabizi neza ko atari Pastor Mutesi. Yego urumva rero abantu bajye batubabarira mu bupfu n'ubugoryi tuba twagize mu bintu ndetse n'imiryango y'aba bantu tuba tuvugaho ubareze kera bavuga uti Justin ku cyatandiho buriya reka nkubwire Sirimu iyi mihanda uko nabibonye urakoze cyane uwo muri kumwe ni mubane neza yego sibyo njyewe ndi umukristo ntago nafata Pastor Mutesi yego urumva njyewe nzi noneho unandusha kuba muri iyi mihanda ngo njye kumushinja ikintu ntaribonera ariko nanone Ezekiel ni umuvandimwe n'inshuti yawe njyewe nkubwire ko n'umugore wanjye akoze amafuti ninjye wamujyana kuri RIB ntago narindira ko RIB izaza kumukorera iperereza abonye umugore yaratinyutse akavuga ngo ni intumbi yavugaga mu buryo bwo mu mwuka erega nta mukristo ubundi Sirimu reka nkubwire njyewe nimba uje hano ugasanga ndi gusambana uretse aho byacitse bikadogerera wewe uri umukristo wemerewe guhita ungira inama ahubwo ukanansengera kandi iryo banga ukaribika kubera yuko nicyo abakristo bagize ute babereyeho nimba ijambo rivuga ngo wa mwanzi wanjye w'inyishima hejuru ningwa nzabyuka kandi Yesu azamvana mu mwijima ambera umucyo ni ukuvuga ngo wumve ko hariho kugwa nyine hajya habaho kugwa irindi riravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara none nimba uhuye n'umukiranutsi yaguye uri kumva ko umukiranutsi ajya agira ute ajyagwa weho ni gute noneho ugiye gufata bwa bwambure ukambwira ko uri umukristo ukaba ugiye kubusakaza mu bihumbi n'ibihumbi ku isi ibi bintu bigiye kuvuga ubuhe butumwa tujye twemera Ezekiel ni inshuti yanjye rwose ibyo yankoreye muri ubu buzima ndabizi mbiha n'agaciro ariko nimba akoze ikosa nkamugura ahubwo agahita abona ko ndi umugome ndi no kumwanga urumva aho ngaho rero umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo nuhugura umuntu akanga ujye umushuka urumva njye rero sinamushutse nakomeze kumugira iki inama nta kintu Mutesi yakoreye Ezekiel kuri iyi si cyatuma Ezekiel anamuteza abantu bibaye nari amajwi araye bibaye niriya ubu se reka nkubaze Siri wabona video yanjye ikuguyeho egare kuhita uyidarapo ahubwo nayikoherereza ahubwo wayinyohereza ukambaza kuri ibi bintu nakoza bati wabonye video yawe ko yaje tukabiganaho bikanibagirana ni ukuvuga rero noneho abantu ari n'abapagani pe wenda banayitaramba nekereza ko kuba jihad hari ibyo byagiye hanze hari bifu ziremereye yari afitanye na Yago urumva ariko se Ezekiel ariko nanone na Yago nayo agomba kuyishyira hanze yari kuyiyohereza uwo jihad yego none Ezekiel we niyihe bifu iremereye yagiranye na Pastor Mutesi urumva ese wumvishe inshuro ariko Korode yayakinnye aya majwi ni nyinshi cyane wumvishe ukuntu yayategaga amatwi kuri kamera si pasiteri harya abana bawe bareba YouTube cyane none se televiziyo yanjye ibamo wifi uwanjye ni ntuza urumva iyo nagiye bakunda gukoresha muri iki gihe akabonoma bari hafi ya ntaho kandi asanga bikunda abapasiteri bagenzi bawe reka twumve Pastor Claude ni inshuti ya papa tujye kwikaza turebe ibyo papa yakoze ariya majwi noneho yarayakinnye ariya majwi yarayakinnye ukabona ni nko guserebura reka nkubwire ikintu kibabaje abantu batazi nimba abantu baraguye mu mitima bibuke ko ibintu bari gukora biri kurimbura umurimo w'Imana kandi uyu murimo w'Imana uri kurimbuka Imana izawugushyiraho noneho shitani yagupfutse mu maso ameze nk'ari kukwereka Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazajya bica bera abantu basenga ngo bagire ngo bakoreye Imana ni ukuvuga ngo rero iryo jambo rirahari ni ukuvuga ngo hari ibintu birimo biraba abantu bakabambwa bahagaze nyamaze barimo bagira ute barengana bari kurengana njyewe numvishe kuri Space bavuga ngo bampamagare bitanzimya telefone kuki wayijimije oya man buriya ibyo kuvuga ko njye hari n'igihe ejo niriwe n'umutwe wandiye nenda gushwanyuka urumva buriya hari ibintu bibaho ukumva nyine siri muri iyi si nta nshuti wahuye nazo
uhuye nazo ubu se ntazo mwatandukanye zirahari nyine warapfuye oya bivuga ngo muri iyi si hari inshuti zituzira ku buzima ari nk'abadogiteri ibitaro byose umaze kwivuzamo se wigeze usigarana nimero ya dogiteri oya ni ukuvuga ngo hari inshuti duhura nazo muri ubu buzima zidafite umumaro hoya ziba zije gukora icyo zigomba gukora muri uko kwezi hari n'inshuti uhura nazo ziba zije gukora muri uwo mwaka hari n'inshuti uhura nazo muri ubu buzima zikubera inshuti mu buzima bwawe bwose aho umuntu ashobora kugufasha atakuzi aho umuntu ashobora kukwikorera umutwaro atakuzi yego ni ukuvuga ngo rero ku bijyanye n'agakiza hariya bakoze amabara buriya ariya majwi uko Claude yayumvishije buriya basi yaba ari nka ba jihadi bari kuyumviriza bari mu kiganiro ntacyo bitwaye ahubwo wenda twebwe tukaza tuvuga utari ko biriya ntawe bitabaho yego ariko kubera yuko dushaka kugaragaza ko turi abanyamakuru turi abasesenguzi yego nyine ibyo bintu twibagiwe inshingano ndetse twibagirwa n'ikindi kintu rero Imana iraza ikazagutera inkonji samutayimu ukumva ibintu wakoraga n'ibyo wakoreye abandi ukuntu byababazaga njyewe nyiza muri social media najyaga mvuga kuri Pastor Mutesi cyane nyuma nza kuvuga ko uyu muntu mvugaho noneho nza kumva mu ishuri abana be bigamo barimo bareba ikiganiro cyanjye barimo basereza abana ba Pastor Mutesi harya ubwo nari ndi umupasiteri wapi ngamva noneho birarenze bivuye kuri mama bigezaho abana bashobora kujya binjira mu ishuri bakavuga uti burya mama wanyu ni indaya ni iyi mico ye ususa umupasiteri urimo umuvugaho usa umupasiteri yamubeshyera ese abantu mureke mbabaze mwebwe mudukurikira nimba Mutesi ari ikibazo twese twaramufashe social media tumuhindura ko ari we mugore ufite abagabo benshi kuko we ibyo yagiye abizana atabikoreye mu rwihisha aho ngaho ariko tuza abambaye ubutimba butanu turabazi nkumva rero ni ukuvuga ngo ntago njye ndi hano kuvugira Mutesi mu mafuti ahubwo njyewe namye mvuga akarengane ke kuko ikintu ntarabona sinshobora kucyemeza njyewe yego ikintu ntarihera amaso cyangwa ngo nkihagarareho ntago nshobora kuza ngo nyemeze kuko umunsi umwe naratangaje ndavuga ngo dore imboga ari kwirwaza dore imboga arapfa nimba ntarigiye aho rero ni kimwe mu bintu wicuza nicuza nyine ariko uzi kuvuga ngo umuntu ukajya ku binyamakuru byose bikaguteraho kamera ukavuga ngo dore imboga ari kwirwaza n'isikamu urumva icyo kintu wewe kandi wumva ngo uri gutwika ngo uri kuvuga ntiwamusuye ntiwamugezeho ngo nuko mwavuganye ngo nyuma ukamubona mu bitaro umuntu se nimuvugana none hagapfa kuki ataje zifasha umwanya nubwo abantu bari babifashe batekereza ko ari amajwi ari Pastor Mutesi ubona ariye mpamvu atahise agaruka ngo asona avuga ati aya majwi mu by'ukuri kandi ahubwo yarakomeje gukora ibiganiro yungikanye bakungikanya na ba Pastor Claude bagatelefonana urumva ni ukuvuga ngo hari ikintu kiba ku muntu yego kandi njye narabimubwiye ndamubwira nti weho none umva atangiye kuvuga ngo umuribu yampamagaye yagize ute ngo ngiye kwitaba wenda ibyo ngibyo turaza kubigarukaho ahubwo reka iki kiganiro turi gukora tuganishe kuri rino jwi ryonyine iryo jwi sinzi nimba wakonyoka ridukinira ari kwihakana ntuzi tubanze tubibutsa abantu ari kuvuga ati abantu narabashutse wagira ngo ni Pastor Mutesi hari naryo tunasorizaho urebye okay iryo ngiryo ari kuvuga ati Pastor Mutesi kampere kurya mbere nse nk'ubu wabonye imihanda mu Rwanda se uko bimeze ko bimeze nabi abantu bo mu Rwanda bari gutama inkuru noneho byabaye hatari kubera amajwi nasohoye yura mugore wari uri kwikinisha ariko mbahisha uwo ari we nirwa mbabwira amazina gusa bita ku mihanda baratanyangwa ni Mama Charlie n'abandi ngo ni Pastor Mutesi ni hatari ariko aho bano bagore bahuriye nabyo ni ibyo byonyine uri kumva ko uwo muntu ndibaza uwo muntu yoherezaga amajwi noneho we
agamije iki, we bahuriye kuki? aha n'uyu papa Sharene nyine ariko ntago yari papa Sharene ahubwo ni wa mumama twumvishe wamwohereje ya video kuko wenda katwumviye iyi audio yindi ya kabiri ireta iduha ubusobanuro buri bwo pastor ndi mu kazi ariko mva nkubwire ni wa papa Sharene yabwira ufite dosiye yanjye kubera ko maze iminsi nkora ibiganiro abona ko ufite gahunda yo kuba nakwitaba RIB mu gihe yabimpamagaye. Rero turavuganye mwemerera yuko kuwa mbere ngiye gushakisha tike hanyuma ngatega nkajya mu Rwanda. Rero muvandimwe ubundi sinteze kubishyira ku karubanda ibyo ufite byose ubona byandengera muri izi nkuru tumaze iminsi dukora, ndakwinginze Zayidira buri kamwe kose ukanyoherereze kuko byanga bikunda nshobora kugenda ejo nimugoroba mu gitondo nkaba ndi mu Rwanda nkareba ko nahandora irekeraho wenda turaza kurigaruka mu kibano kinini ndumva abantu babyumvisha. Noro ndibaza rero nimba aka kanya nawe ubwe yarabizi ko ayo majwi atari ya Pastor Mutesi ariko agatuma abantu bose bibaraguza, abantu bakomeye bande na bande. Sinzi nimba warabonye ko kuri social media zitandukanye abantu bose bari kuza bavuga ati babagore kuki none nyine kuki ari babagore urumva noneho umuntu wakashaka ahubwo gusikaminga abantu ubundi ni ibintu bibiri ngewe nanga buriya sirimu ni nacyo mpamvu abantu bavuga ngo Justin ni indyarya ngewe buryarya bwanjye bushingiye ni hehe kuba nge navuga Mutesi mu butamenya nyuma nkagaruka nkasaba imbabazi nge ntago ari uburyarya kuba namenye ukuri akaba ariko ntangaza nuko nyine nteye kandi kuba naba nzi icyo kintu ko ari ukuri nkaza nkakibwira abantu nkihagazeho nimba ari bwo buryarya kuko kubeze Kiyeri yanjyana kwa muganga yagira gute simwihakanye ariko ntiyakora amafuti ngo mushyigikire n'umwana wanjye ngewe yaza kumbwira uti uyu ni Mutesi we yananyumvishaga buryo ki ari Mutesi kugira ngo nawe bikoreho urumva yaranampamagaye Ezekiel urumva nk'ibyo bintu turabivuganye sibyo inde waguhamagaye Ezekiel nk'ibyo bintu turabivuganye uti nyohereza uwo mupuri nirebere ngira icyo nkora gira akantu nikorera noneho we ahise abikoramo ikiganiro ngo nuko ntari kuri side yiwe urumva noneho azanye n'andi majwi ngewe akigera mu Bugande hari umumama wambwiye uri hanze uti koze kera ajya kujya mu Bugande yasabye Pastor Mutesi imbabazi urumva ubu koko kuki kwari ukugira ngo ajye kumwica noneho urumva nanjye mbamagara Ezekiel mu gitondo ko hari umudiaspora wambwiye ko ujya kugenda wamagaye Pastor Mutesi ukamusaba imbabazi nukubera iki ubwo ari kugira ute ari kubirikodira arambwira uti nge sinasabye Pastor Mutesi iki imbabazi ndamubwira nti none se Mutesi abeshya aba diaspora ko tuvugana nawe kugira ngo wenda turireho uti simbisi ndavuga uti ye nyine numva ubwo ni ibintu bigize ute bitangaje naho ubundi ibyo bintu yagiye agumya bisohora twavuganye nanjye ndabuta kuko mfite utujwi yamenetse watuzana nkadutamo nanjye nkamwumvisha ko mfite akantu nibyo ariko ari amajwi ntago ari Ezekiel yasinze ari mu Bugande ni cya gihe umugore yahukana bikamurenga yabaje uwo bari kumuti ni iki nakora kugira ngo nsinzire aramubwira uti nywa kamwe akari kamwe duhinduka tune ibyo n'abandi bagabo barabikora abandi bakarara mu mabuwate abandi birengagiza hari n'abamama wenda babikora ibyo nta birenze ariko nimba bigezaho bashaka gushyiraho Mutesi kesi yo kwica Mutesi simba mu mutima we ariko nanone ntago naza ngire nte mushinje kandi n'uyu mugabo wumvishe ko aje yivuguruza wabwirwa n'icyo wahamagaye undi arinde mbere wasanga n'uyu mugabo yaravuze uti Pastor Muteka ka Ezekiel kakurembeje ko ndi mu Bugande wagira gutya na gutya wagira gutya wazanye tukamwambura kamera tukabisiba biriya bintu ko yagena kose wenda tukanamugukangira ko yagena kose ntago ari Pastor Mutesi wagiye kwihigira uriya muntu ntago ari byo ntago ari wagiye nese urumva Pastor Mutesi yabwirwa n'iki kwiyo deal yashobora rero Pastor Mutesi nawe
nk'umuntu wari ubabaye w'umugore erega ntitubizamo ntabwo mvuze ko abagore ari abanyantege nke ariko abagore ni imitima yoroshye ariko n'umugore ukimara gushaka kugira ngo byoroshye rero kugira ngo ntahari bukureze kiyeri wenda yatatse ntabwo ndi kumuvugira ngiye muteze kuko icyo yakoze n'iriya jwi ubwaryo ashyiraho ibiciro ririya ryingaho yari nyiyera ko wumva ngo uriya mugabo yarana hari nayo yariye iyo abanza akayanyiheraho nkigurira umuceri abana sinari maze igihe nanamubwira ko nabyaye nkanarwara urumva arangije arihereza abantu biriya aba ari amakosa akomeye cyane kandi ntabwo namushyigikira ndamugaye yego Pastor Mutesi kiranda kimugaye kandi kabiri ni kenshi navuze ngo Pastor Mutesi gerageza umenye inshuti mu bana nimba ushobora gufata inshuti ukazizera zikakudarapa nko muri buryo bw'amaudio rero ni ukuvuga ngo uyu mugabo nawe rero yego ngo ni papa Sharirene buriya ntihagire umuntu umwizera wasanga ari n'umuntu uri kwirira hiti gusa ari umutubuzi urumva ntihagire umuntu umwizera ko ari papa Sharirene kuko rega ntago imanza z'abana bazizana kuri YouTube yagiye mu murenge mama Sharirene atuyemo bamwima umwana simbizi reka wenda ndeke kurushya cyane njye ntabwo nkunda kurushya abakozi b'Imana bari utubazo dukeya gusa ikiganiro cyacu kikisoreza reka dusoreza ahangaha urakoze cyane turaza gukora niba ngombwa turakora ikindi kiganiro huye abantu ahubwo bamenye ngo hari ikiganiro gihari gikomeye hari ikiganiro ubundi twari turi gukora introduction hari ikiganiro gikomeye yego gikomeye reka nkubwire sha umaze igihe wirirwa ku kireo cy'abandi nawe cyawe kiri bwitabirwa iri joro zaza urakoze yego